Ese wari uzi ko iri rushanwa u Rwanda rugiye kwakira ari irushanwa rishya kandi ryashyizweho na FIFA vuba aha? Iri rushanwa kandi rikaba rishobora guhindura football uko ikinwa ku isi. Iri rushanwa ryitwa FIFA Series kandi rigiye kubera mu Rwanda. Ariko se ryatangiye ryari, rikorwa gute kandi rifite akihe kamaro ku bihugu bito? Reka tubisesengure neza muri iyi video. Ushobora kuba waribajije ati iri rushanwa ni iki? Iri rushanwa ryitwa FIFA Series ni irushanwa mpuzamahanga ryashyizweho na FIFA rigamije guhuza amakipe y'ibihugu atandukanye ku isi. Icy'ingenzi ushobora kumenya nuko iri rushanwa ritandukanye na World Cup cyangwa se igikombe cy'isi. Iri rushanwa rishya rya FIFA rishyira imbere cyane ibihugu bidakomeye cyane kugira ngo nabyo bibone amahirwe yo gukina n'ibindi bihugu ku migabane itandukanye. Mu magambo make, FIFA Series ni agace FIFA yateguye k'ibihugu bitari byatera imbere mu buryo bwa football, aho ibihugu bizajya bihura bikitoza cyangwa se bikaba byabasha kwihugura uko byakitabira imikino ihambaye. Muri iyi si ya ruhago ni ngombwa ko abantu twese dufatanya tukazamura ubushobozi bw'amakipe yacu, tutitaye ngo ni ku mugabane uyu nguyu cyangwa se uyu nguyu. Ni byiza ko dufashanya amakipe yacu agatera imbere muri rusange ku nyungu za rubanda. Iri rushanwa ryatangiye ryari? Iri rushanwa ryatangajwe na FIFA mu mwaka wa 2022 ariko rikinwa bwa mbere muri 2024. Ryabereye mu bihugu byinshi icyarimwe harimo Saudi Arabia, Algeria, Azerbaijan na Sri Lanka. Icyo gihe amakipe 28 niyo yitabiriye kandi byari intambwe ikomeye mu mateka ya football. Dore uburyo iri rushanwa ryakozwe. FIFA Series yakozwe mu buryo bwa groupe, ndetse mwa bino bihugu buri gihugu cyagiye cyakira amakipe 4, hanyuma buri kipe igakina imikino 2. Nta knockout, nta na finali nini nka World Cup cyangwa se igikombe cy'isi, ahubwo ni uburyo bugamije guha amakipe experience no kuzamura urwego rwabo. Dore ibidasanzwe ushobora kumenya kuri iri rushanwa. Icya mbere, rihuza amakipe yo ku migabane itandukanye nka Afurika, Uburayi na Aziya na Amerika. Icya kabiri, FIFA ifasha ibihugu mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwa transport cyangwa se mu gutega indege, ndetse no mu mahoteli n'ibindi byose. Icya gatatu ndetse ushobora kumenya, iri ni irushanwa rishya cyane rifite ejo hazaza heza cyane. Ushobora kwita utekereza ati ese umuntu utsindiye irushanwa ahembwa iki? Iri ni irushanwa ritandukanye n'andi marushanwa. FIFA Series nta gikombe gikomeye gitangwa, amafaranga menshi y'ibihembo abarimo. Ariko se ni ukubera iki amakipe aryitabira? Dore impamvu amakipe aryitabira. Amakipe abona experience, azamura urwego rwayo ku isi ndetse akagaragaza ko urwego rwayo ari mpuzamahanga. Iri ni irushanwa ryubaka kurusha gutanga ibihembo. Dore uruhare rw'u Rwanda mu kwakira rino rushanwa. Muri 2026 u Rwanda ni rumwe mu bihugu byatoranyijwe kwakira FIFA Series. Ibi ni intambwe ikomeye cyane ku gihugu nk'u Rwanda. Bizazamura izina ry'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se ku isi. Bizateza imbere siporo ndetse n'ubukerarugendo mu gihugu, ndetse binatuma abakunzi ba football babona imikino mpuzamahanga hafi yabo n'abakunzi b'u Rwanda b'abafana. Kimwe mu myanzuro dushobora gufata muri iki kiganiro, FIFA Series ni irushanwa rishya rifite intego yo guhindura football ku isi, cyane ku bihugu bitari bifite amahirwe menshi. Ese koko wowe ni kubyumva? Wabitekerezaho iki? Utekereza ko iri rushanwa rizagira ingaruka nini ku Rwanda, cyangwa se utekereza ko abaganga Kwizera Olivier baje bashinjwa kunyura urumogi rwishe ariko bagakora ibitangaza muri Rayon Sport bikarangira bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi? Bazabigaragaza ko koko babikwiriye bagakora ibyo twe tutatekerezaga ko bashobora kuhita bakora? Ese koko tuzabona abanyarwanda bishimira itsinzi, cyangwa tuzabona ahubwo barushaho kurakara cyane bavuga ngo naho tuva naho tujya? Ibyishimo bari kuvuga aya marushanwa tuzani, ese koko nibyo cyangwa kuko nta gahinda karushisha ko twari dufite? Shimira abakanze subscribe, like ndetse na share.
bamenyesha ko twatangiye kujya dusora bimwe mu biganiro mwari mwadusabye mbere, ndetse turakomeza kujya dushyiraho n'ibindi byari bisigaye. Nawe twabanye muri iki kiganiro ushobora kujya aho hasi muri comment section ukandikamo icyifuzo ufite cyangwa se ikintu bumva ubutaha twakoraho. Nitwa Olivier, Imana ibarinde.